mutama ngo ni Ken namugurije amafaranga arambwa ngazama nyuma y'iminsi 3 ariko amezi amaze kuba 5 wikwikanga sivyo gusa ejo ni namutije ishati nabwo yinzaniye hashije amezi 3 ariko Emi nimba waramutije ishati akayigarura hashize amezi 3 we kuki wamuhaye amafaranga ukuntu yasha atakamba niyambwiye ngo nyamuhera ubuntu nari kuyamuha ariko Emi uzi nibindi nungutse igitekerezo reka tujye kumushaka wenda dushobora no kumubona aho zikari byo reka tunyura ari hirya nawe nyari hakunda kunyura wenda twabonana umva mani Emi uriya si Ken weke nishagara duwe nagushakaga mani ariko mwana uretse kunyabuza ntabwo azukambwira ikintu wanshakiraga mwagiye mugira na discipline kwanza akumana wenda uvuga gutyo uribagize ideni undimo se mwana utarenze unteza urubwa amafaranga 8,000 wangurije ni menshi ku buryo nta ako Ken amafaranga yakugurije ni menshi 8,000 byose ubwo niki suremere bwayo kukabonye inyaga kaza hano yavuye manje ni nacyo nangira kuguriza abantu umuntu umuguriza ababaye yamara gukemura ikibazo cye yarangiza ntakwishyura usimbutse imisozi usimbutse ibibaya urenze ibishanga nguje kunyishyuza oh no ariko man wagiye ureka urinda uvuga ko nta kintu yakoze kuki wowe utamwishyura ngo yigendere oh no urazi nibindi nagutije ishati y'Imana amezi 3 amafaranga yamenye amezi arenga 5 ariko urazi nibindi kuri inshuro wateye mushiki wanjye oh no asesha ugize imano gishicyawe cyawe cyaragumuye cyarabuze umugabo none nkikuye kwishiga none uratangira ukikashya oh no ahubwo ari nkanjye nahita mfata umugabo amuteye ndankamugurira akantu umva bro impamvu uri kwigira gutyo nuko ntarakurya jido umva man winkangisha ubwo bujido bwawe kuko najiduye n'abantu benshi yawe ntiyamfata oh no ungera nkore burumba baranemeye kumutunga nawe nkakubakira itaje